n'abaza bubitse ingohe, mbese hari n'abaza bitwaje ibitabo, bitwaje Imana, ukagira ngo ni abantu, kumbe ni dayimoni. Ndongeye ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Uwiteka Imana nakomeze kubana namwe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Uwiteka Imana zikomeze kuba ku muntu wese ukurikirana iyi channel yitwa Kristo TV. Nkwibutsa wowe ukanzeho uyu mwanya winjirane, like, ukande subscribe niba utarayikanda, kandi na comment zanyu ziba zikenewe kuko muraba agaciro. Tugiye gusobanura ku ihene. Niba warotaga ihene, uburyo ki bwose wayirotagamo nibwo tuje kugusobanurira, kandi tubifashijwemo n'Imana. Reka tubanze dusuhuze abantu duhereye ku bari mu Rwanda mu ntara zitandukanye, ko baca umugani ngo ijya kurisha ihera mu rugo. Niyo mpamvu duhereye iwacu. Abari muri Amerika namwe turabasuhuje, abari Zambia namwe turabasuhuje, mwiyumvemo ikaze. Abari muri Malawi, Sweden, muri Ghana, United States, mu Burundi, inshuti zacu z'akadasohoka, muri Uganda, Tanzania, na Congo, n'abandi benshi cyane ntabasha kurondora ku migabane itandukanye. Imana nibaduhere umugisha, kandi Imana ikomeze ibahire. Uyu mwanya tugezemo ni umwanya mwiza, umwanya wo gusobanura ibyo wajyaga utekerezaho bikagucanga, cyangwa ukavuga ati semana ibi ni ibiki. Biba biterwa n'ukuntu wabibonye, kuko buri wese abona inzozi mu buryo butandukanye bitewe n'icyo Imana ishaka kumwereka, bitewe na message Imana ishaka kumuha. Hari igihe biba bitewe n'urwego ugezeho nuko byakugendeye. Iyo ni message Imana ibishaka kuguha. Niyo mpamvu tuje hano ngo tugusobanurire. Icyo udasobanukiwe ujye utwandikira muri komenti, tuzajya tubyumva, kandi twebwe tuba turi ready isaha ku isaha, umunota ku wundi. Tugomba kugusubiza kuko uri uw'agaciro, kuko udukurikirana. Uyu mwanya rero reka duhere ku ihene. Kurota ubona ihene. Niba warotaga ubona ihene, nicyo tuje kugusobanurira. Icyo utari busobanukirwe, ndagusabye, ndanakwinginze ngo wandike muri komenti nuko waba wabirose kundi gutandukanye n'ibi. Navuze hepfo ngo biterwa na message Imana ishaka kuguha. Rero hari igihe iguha ntuyisobanukirwe, utayisobanukirwa ukabigwamo, kandi Imana yari yakuburiye ngo mwana wanjye, dore bigenze gutya, bigiye kugenda gutya, ca hano ubigenze gutya, ukore gutya, niho biri bugende gutya. Imana ikabira gutabaye, ariko ntubimenye kubera ko uba warangaye. Rero uyu mwanya reka duhere ku ihene. Ushobora kurota ubona ihene zikwirukaho, ukarota ubona ihene aho uri kujya hose ihene zikugendaho, ukabona ihene mbese ahantu hose urimo uratambuka ihene ziri kugendaho. Akaba ari n'igihe ubona ihene zikwirukaho, uterera nawe ukiruka, nazo zikiruka, ukabura uko ubigenza, ukabura gica,
ukabura inzira ubinyuzamo kugira ngo za hene zikuveho. Nyamara wakanguka ugasanga nta hene mworoye, wakanguka ugasanga yewe nta n'umuturanyi umuturanyi ufite ihene, cyangwa yaba nahari akaba atari nawe wabonye, ukavuga ati se ko nta hene dutunze, izi hene ziri guturuka he? Ukaba wazibona uri umugore, ukaba wabona izo hene uri umugabo, ukaba wabona izo hene uri umusore, ukaba wabona izo hene uri umukobwa, mbese ihene zikagenda zikaba ihene. Ndagira ngo nkubwire nanagutangarize ko nubona ihene nubona ihene yaje mu buzima bwawe cyangwa mu nzozi cyangwa mu iyerekwa, Imana izaba iri kukuburira ikubwira ikintu gikomeye. Uwo mwanya nubona ihene uzahita usenga, kuko hari ibindi bintu bizaba bije mu buzima bwawe utakekaga. Ihene isobanura ibintu bigera nko kuri bingahe. Ihene isobanura ubuhehesi, ikongera igasobanura ubwibone, ikongera igasobanura imyuka mibi, igasobanura Satani. Ni ibintu bigera kuri 4. Urumva ko wowe ushobora kubyumva gutyo ukagira ngo ni ibintu byoroshye, ariko bifite imbaraga nyinshi. Noneho twimutse ya hene rero ubonye ikwirukaho, nubona ihene ikwiruka hari imwe, uzagenzure mu kazi urimo ukora hazaba harimo umuntu, bitewe niba uri umukobwa, niba uri umuhungu, niba uri umugore, niba uri umugabo, niba uri umusore, niba mbese icyo uri cyo cyose, hazaba harimo umuntu ukugendaho uguheheta, yumva mwasambana. Uwo muntu rero ikizabikwereka ko uwo muntu aguhehetaho, azaba akubwira utugambo turyoshye, mbese icyo wambaye, icyo wariye, icyo wanyweye, akubwira ati akantu ni keza, mbese ibiki, aguha utuntu tudashinga cyangwa atanatuguha, akaba abikora mu ibanga. Aho hantu uzagenzure, uzagenzure kuko uzaba wagenderewe mu buryo utazi nawe. Noneho hari n'igihe ujya kubona ukabona ihene zikwirutseho ari nyinshi, ukabona ihene zibaye nyinshi, cyangwa ukabona ahantu uri ihene zibaye urujya n'uruza, ihene zibaye ihene. Uzamenye ko sosiyete turimo harimo abahehesi, kandi ari wowe baje bashaka, kandi hakaba ari n'abaza bubitse ingohe, mbese hari n'abaza bitwaje ibitabo, bitwaje Imana, ukagira ngo ni abantu, kumbe ni dayimoni waziye muri uwo muntu kugira gukure ahantu wari wibereye, agukure mu mwanya wari wibereyemo. Rero Satani akoresha amayeri menshi, akoresha amanyanga menshi, akoresha uburyarya bwinshi kugira abashe gukura umuntu w'Imana mu mwanya yaragezemo, kuko yabonaga ko hari ikintu uwo muntu w'Imana agiye gusingira. Rero nubona ihene zibaye nyinshi, uzamenye ko sosiyete turimo bitameze neza. Icyo gihe uzasenga cyane, ukumira, wirukana umwuka w'ubuhehesi, wirukana umwuka w'ubusambanyi, wirukana umwuka w'ubwibone, nawe ukicunga ukareba ko utari umwibone. Hari igihe umuntu akubwira ngo ushobora kuba umwibone, ukibaza waba umwibone gute? Ni gute ujya muri toilette ukamaramo ni gute ujya muri dushe ukamaramo umwanya munini uri kwihengura, wireba ngo ese burya nteye ntya? Uteye utyo, uko Imana yakuremye irakuyobewe. Ubundi se nusanga uteye utyo, nicyo uzahinduraho? Niyo mpamvu bamwe batananyurwa, ugasanga umwe yagiye kugura amavuta
amavuta amutukuza, undi akagura amavuta ngo ahindure uruhu, undi akagura amavuta ngo azane ubwiza nyabwiza ni ubwiza buri ku mutima. Isura ni isura irabora, isura izana ibiheri. Rero ntukarimbishe umubiri cyane kurenza uko warimbisha umutima, kugira ngo Imana itazakubaraho urubanza. Uzajye wubaha Imana, urimbishe umutima wo kurimbisha umubiri cyane. Sinkubwiye ngo wambare ubusa, kuko kwambara ubusa nabyo ntabwo ari byiza. Imana ibagirire neza, niwambara neza uzaba uberewe, ariko nabwo kwambara ubusa ntaho bitaniye no kuba ihene. Ihene ahiri igenda izunguza akarizo he. Kwambara ubusa ntaho butane n'ihene. Kwambara ibintu mbese ibintu wowe ukumva nyine ubaye umuntu ngo w'umusitari w'umusirimu. Ubusitari my friend, ubusitari bwiza ni ubusitari bwo kubaha Imana. Niwubaha Imana uzaba ubaye umusitari nyakuri, naho ubusitari butubaha Imana ntacyo bumaze. Rero ntiwibagirwe gukanda like, subscribe, ukore share, n'abandi batari bazi iyi channel bayimenye, kuko nuyikurikirana neza bizagira ahantu bigukura bigire n'aho bikugeza. Amahoro y'Imana nakomeze kuganza muri mwebwe, kandi ubuntu bw'Imana no komatana na Kristo Yesu niba umwizera birusheho kubana nawe. Imbaraga z'Uwiteka zikomeze kuganza kuri wowe ukurikiranye iyi channel. Murakoze, karakagaruka, turacyari kumwe. Ibiganiro byacu ni ibya buri munsi, mbese uko Imana ibiduhaye niko tubikora, uko Imana ibidushoboje niko tubigenza, ntabyo turenzaho nta n'ibyo dutandukiraho, kandi ibitekerezo byanyu biba bikenewe. Murakoze rero, bye bye.